Nose Theo buriya ntibishobora kuba bigaragara ko bavuga ngo kwa kundi bavuga ngo igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye. Okay, ibyo utwo tugani niba rero muraza kunyihanganira. Utwo tugani naraduhazi. Yego. Ubundi iyo uciriritse Yego. urwana intambara ziciriritse. Ariko iyo ukomeye Yego. urwana intambara zikomeye. Reka mvuge Julienne, reka nje mwivugire. Yego. Anyihanganire. Ubundi hari ukuntu umuntu atangira ibintu abyigana. Iyo iri jambo rivuga ngo ibisinzaduka ahubwo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Julienne mu Rwanda ntago ari we mu pasiteri wa mbere watangije umurimo wo gusenga mu Rwanda. Afite abamubanjirije, afite bakuru be. Rero byanze bikunze ntiyabura akantu yaba yarakopeye kuko nawe arashaka kuzamuka. Ariko uko ugenda ukura mu mwuka hari ibintu ugenda usubiza bene byo. Turifashisha ijambo rivuga ngo ndumva riri mu bami niba ari aba kabiri kujya kubishaka byangora abantu baze kwihanganira akakayaga twicara ahantu hari umuyaga. Yego. Ni ijambo rivuga ngo abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato. Yego. None twemerere tujye kuri Yorodani umuntu wese atemeye icyo giti twiyubakire aho kuba. Ngo nuko uwo muntu w'Imana arabemerera, uwo ni Elisa. Ngo barajyana. Bageze kuri Yorodani bagitema ibiti, umwe muri ba bana b'abahanuzi intore zirakuka igwa mu mazi. Nuko uyu mwana avuza induru avuga ati ye baba databuja mbonye ishyano. Kuko yari intirano. Sibyo? Yego. Twakunze kurekarama kuri izi mbuga nkoranyambaga abapasitori benshi, abaposo benshi bakorana n'imbaraga zikuzimu z'abadayimoni cyangwa se z'imyuka mibi. Sibyo? Yego. Rero kubera ko iyi ntorezo uyu mwana atatse yari intirano. Buriya iyi faya mujya mubona. Yego. Kona umuntu arimo arasengera abantu ngo faya ibintu nk'ibyo. Izi za faya abantu badukurikiye baze kutubwira faya niki. Umuriro bwoko ki rero? Ako kantu konyine. Ahubwo tuwe tubwire wewe kwa ko buretse hari ahantu ntashaka ko niba narakuyeho ikirenge twubahane. Yego. Ntago nshaka gusubirayo kandi wewe ntabwo wabusubiye ahubwo wabugiye gusobanurira abantu batabizi. Fire. Yego. Fire ni fire iri verbe idafite definition. Nta terminezo bari kuduha. Fire. Udafite ubusobanuro. Fire. Hari uvuga fire agakonegita izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego. Ubwo urumva umuriro ahamagaye. Undi nawe ari muri fire gusa. Izi fire ziratandukanye. Zitandukanye ariko bose umuntu barumva bavuga ngo fire. Nyine dayimoni kurimo nivemo. Ndashaka ko wumva. Hari akantu mvuze. Yego. Ntukirengagize ku bushake. Iyo avuze ngo umuriro w'Imana. Yego. Umanuke ugutwike dayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego. Nta wundi Yesu Kristo w'i Nazareti ubaho.
sibyo? Noneho tubonye undi nawe araje ati fire ni fire idafite definition. Ahamagaye umuriro ariko uwo muriro ntabwo tuzi ahantu ugiye guturuka. Naka kantu rero urumva iyi miriro ikihuriyeho ni kimwe, ni fire gusa, ariko igatandukanira ahantu ituruka, ikirere iyi miriro iturukamo. Nose umuntu aje akavuga ngo fire, imbaraga za Yesu w'i Nazareti zikujeho, undi akaza akavuga ngo fire, bose iza mbaraga ntizaturuka ahantu hamwe. No, ntabwo bikunda. Ikiganiro twakoze hano ejo bundi, yego warakibonye? Ubwo duherukana kanongeye kwagikoranye. Okay. Julienne Kabanda komera, sibyo? Yego. Ntago numva ukuntu Julienne Kabanda yaba yaratangiriye umurimo w'Imana mu Bunyereri, yego, no ku makaro amennyeho omo z'uburyo hanyerera, yego, uyu munsi amaze kubona amabuye yo guhagararaho. Ahubwo ngiye ndashaka kumenya. Ushaka kumenya iki? Ikintu ushaka kumenya, numvise abantu bakora ibiganiro ngo ribu ngo iki kibazo yakinjiyemo. Ahantu rero nahita njyewe mba ikibazo ni hamwe, uba confused. Ni umuntu wawe wagiye gutanga iki kirego. Urasi Julienne Kabanda cyangwa urasi oya? Njyewe ikibazo nagira muri ibi bintu, ni umuntu waba wagiye gutanga iki kirego. Uzi impamvu? Ni iyihe? Yesu ahumuye Baritumayo, abigishwa bose bareba, ibihumbi n'ibihumbi bimuhagaze iruhande. Yego. Nibyo ntago ari byo? Nibyo. Uyu mwami Yesu azuye umwana wa Yayiro. Imbaga z'Abanyarwanda, Abanyakarongi, Abanyarusizi, Abanyaruhengeri, Abanyagisenyi, bandi bose bareba. Atobya kondo muri shimike y'amacandwe, akojeje ku maso y'impumi. Ahunga ati ngaho simbuka Isorowamu wiyuhagire, uragaruka ureba. Yego. Barahindukiye bajyanye Inayoti y'i Galilaya, sibyo? Yego. Ahakoreye igitangaza. Azamutse umusozi Moriya, ibyahabaye bari bahari kumwe, sibyo? Yego. Arakase yerekeje i Betaniya, azuye Lazaro, amenagura ibituro, amusubiza ubuzima. Bose bararebaga. Ariko barahindukiye bati iyi ni imyuka ya Belizebuli. Umva ahantu ntagirira ikibazo. Bati rero ibi bintu ntago bihagije, nyakubahwa bwana Kayizari Augusto Pilato, rwose uyu mugabo yagomesheje abantu, yabagumuye, yababuje no gutanga imisoro ya Kayizari. Niko bati rero icyaba cyiza nuko yabambwa, mukatubambira uyu wiyita umwami, ahubwo mukatubamburira kiriya cyitwa Baraba. Abantu bakunda ibibi. Abantu bakunda ibibi. Rero umuntu ngewe ndi bugaye rwose mbabwiza ukuri, seriously, ni umuntu waba wagiye mu mubiri akirengagiza intambara ziba mu murimo w'Imana. Yesu yaratubwiye ngo murahirwa ubwo bazabarenganya bakabatoteza, babatuka babampora, muzamenye ko ingororano zanyu ari nyinshi hehe? Mu ijuru. Umuntu rero waba wagiye kurega, ndakunenze,
ikosa waba wakoze ni iryo kujya kurwana intambara y'umwuka kajya kuyirwanira mu mubiri. ariko buretse ndaje nepo na ni kwizera yego kereka umve ikintu rero cyatumye iki kirego gishikirizwa RIB ni icyubahiro, si umurimo w'Imana bagiye kuregera. Genda gake ni icyubahiro, byashema cya cyubahiro cy'abakozi b'Imana bo muri iyi minsi. Aha mpagaze mu mwuka w'ubunyangamugayo n'ukuri kutari gukenewe. Wenda abantu kuko bashaka, ariko uku niko kuri k'umukristo uri mu nzira. Imana ntirwanirirwa kuko nta muntu n'uyu n'umwe uyirusha amaboko. Imana irwanirira uwo yahamagaye kubw'umurimo w'Imana, ariko nta muntu urwanirira umurimo w'Imana, ntago bikunda. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Niyo waba uri igisambo ruharwa umwe wo ku rwego mpuzamahanga, nta muntu ushobora kujya kwiba kuri Minisiteri y'Ingabo. ntabwo byakunda. Ntawe. Yego igisambo kitwandikire muri commentaire. Na wa wundi waje ngo yari afite imfunguzi ibihumbi n'ibihumbi ngo afite amakampani ayoboye n'ibiki, abitwandikire. Ariko igisambo kiri muri abo ngabo, uwakwiba muri Minisiteri y'Ingabo yaba ari umusirikare ukorera muri iyo minisiteri. Yego nibyo nakubwiraga. Biragoye ko aka kanya sindabona umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe wagiye gutera ibuye ku biro by'umukuru w'igihugu. Bivuze ngo n'ibisazi bigira umurongo. Aha muri kunyumva? Yego. Rero Julienne Kabanda, niba wagiye gutanga iki kirego, niba hari uwagusebeje kuri umusambanyi, wakuyemo inda, watwaye umugabo w'abandi, uri umwesikoro, uri igisambo, wemerewe rwose kujya kurepotinga uyu muntu. Ariko niba bakwise ko ukorana na Satani bakakugereranya n'intumwa ya Satani ku isi, ninde? Siko numvise ra? Icyo ntabwo ari ikibazo cyari gikwiriye gushikirizwa inzego. Ariko kubaka izina biragora. Erega ako kantu ndaje nkajyemo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo igikurikiraho ni iki ngiki. Julienne yatwemerera ko yagiye kuregera icyubahiro cye. Yego. N'izina rye. Tujye tubwizanya ukuri. Ariko abaye ari umurimo w'Imana, ubundi iki cyubahiro reka mbabwire. Reka mbabwire. None se Banyarwanda munkurikiye ku Rugendo TV no ku Iriba ry'Abera TV, niba mwemera ko Imana ibaho, mwaba mwemera ko na Satani abaho? Igisubizo ni yego. Rero niba uri intumwa ya Yesu, umuntu agahindukira akavuga ati oya uri intumwa ya Satani, nuko afite imyumvire ye iri munsi y'iyawe. Niba hari intambara nsuzugura mu buzima, ni uguhangana n'umuntu ndusha ubumenyi. Turikumvikana ko Julienne Kabanda atarakwiriye kujya kuregura Bakame aciriritse ku rwego rw'abana bari muri Sunday school, muri Gardienne Sunday school, ishuri ryo kwisaba ryo ku cyumweru. None ufata umuntu nka Julienne Kabanda ufite platform
ingana kuriya sibyo winjira muri arena sindahakandagira reka winjira muri Serena sinzi cyakora numva ngo Serena iba mu mujyi akagenda agakoresha ibiterane nka biriya abantu bakava hehe na hehe live imwe yonyine abantu tumukurikirana twibereye mu ngo abo ntiwababara yaba mu bihumbi 7,8,5 yagombaga guceceka nibwo yari kuba ari inzi izina rye bakomeze bamuvuge nabi wanyumvise Sebas takumva wenyiyumvire erega izina Apostle Dr. Gitwaza yego Imana imuha umugisha ni imfura cyane yego bavuze ko ataha muri Sirikeye yajyanye nde mu rukiko ntawe izina se wagize ngo ahubwo Julian Kabanda yarashwe umwambi noneho araswa ari umugore yaza kuba umugabo yari kwihandurira icumu cyangwa se uyu mwambi bamurashe kuwihandura yari gukora iki yari guceceka akasanga yanacicitse nge nabonye inkuru ko ribu yabyinjiyemo kereka niba batubeshye oya ntago batubeshye okay niba rero ribu ntago yibwiriza kuza gufata Theogene nta muntu wa reportinze Theogene kereka mu gihe nibishaka Theogene yabakoze ibyaha byo kumbuga nkoranyambaga bibangamira rubanda kugumura rubanda ndetse no kubuza umudendezo muri rubanda yego aho yakibwiriza ariko niba ari umuntu personal twahererekanije amagambo ntago yibwiriza uwo muntu agomba kujya kuba yatanze ikirego hanyuma niba uyu muntu yavuze ngo ni intumwa ya Satani Julienne ubwe niyereka abantu ko atari intumwa ya Satani ariko niba yagiye kurega iri zina rishobora kwangirika kubera impamvu y'ikirego ngo fotoramo umuntu ntiyakwisa umusambanyi yego umuntu ntiyavuze ko atwaye umugabo w'abandi icyo bakwise ni ukuri intumwa ya Satani none se kubizi kutariyo wagiye kurega iki urabona Julienne Kabanda agira abakunzi benshi sibyo sorry ako kantu umbabarire kuba nkubwiye ni sorry ntumbwire ko abakunda Julienne Kabanda aribo bagiye gutanga ikirego nabyo byashoboka buretse ndaje nkubwira impamvu hari imitwe nahaze muri mu nzu y'Imana sibyo yego turi kumvikana kugira ngo bitagaragara ko ari we wareze bikitirirwa undi muntu oya niba ari cyo wari ugiye kumbwira buretse ndaje gato uyu mugabo mwagiye gufata video ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ninde Bishop Harerimana Bosco urakoze cyane wabonye abagore bazaga n'abakristo n'abantu b'abagabo ubona ko ari abantu b'abagabo bazima biyubashye kuba nibishaka Theogene yarahanuye iby'Imana imutumye bigasohora yego jobundi naraje hano ndababwira ngo Imana itanze agahenge mwabonye ko Sadeke yazinze amapine yatashye yego ibyo ntibikuraho ko nararanye n'indaya cyumvikane neza ndararanye n'indaya genda gake ndimo ndakwereka ko guhanura yego no kuba ndi umukozi w'Imana ingeso zanjye ni ngewe nyirazo yego urankurikiye kabiri uwo ndiwe ngewe hano kuri kamera ubwiwe n'iki ko atandukanye n'uwo ndiwe mu rusengero cyangwa mu nzi wanjye hari baba batandukanye rero
wabonye abagore bazabiriza ngo ngiye yaransengeye ngo ndabyara. Iyo ni impano. Impano ntabwo ibuza uwesikoroka. Ribu yari imukurikiranyeho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kabiri n'ibikangisho by'amafoto y'urukoza soni. Ibyo bihabanye no kuba yakurambikaho ikiganza umutwe wari urwaye ugakira. Ibyo biratandukanye. Wese avuga fire cyangwa avuga fire amaraso cyangwa Yesu Kristo. Ibintu bya fire nabivuze sinshaka kubigarukaho. Reka rero nsoreze iki kintu uyu mubyeyi mukure mu kanwa. Nibishaka Theogene nta byumweru bitatu birashira niba ntibeshye nsengeye kwa Julienne Kabanda. Reka nawe ujya guteranirayo? Ni muri Grace Room hari? Muri Grace Room. Okay. Ni Grace. Grace kitegeza ki? Grace Room church. Bivuga iki se mu Kinyarwanda? Grace Room. Ngiye kubisobanura nabasanga ngiye guhabanya. Oya wowe vuga ibyo uzi nyine nibyo uzabazwa. Nibyo nzabazwa? Wowe nabangiye kusesengura ibintu ntazi neza. Okay. Kwa ko we ashobora kuba yaravuze Grace Room church. Afite icyo ashaka kuvuga. Voilà, twigarukire. Ngewe nateraniyeyo abambonye barabyandika. Kondisiyo ziba hariya nta handi ndazibona. Izihe kondisiyo zibamo? Kugiye ntarabasha kuba nagerayo. Hazo ndabona. Hari na benshi badukurikiye bataragera mo hari. Oya ndabizi ko jewe nagezeyo n'ubwa mbere. Icya mbere ku marembo baragusaka. Uranyumvise? Yego. Ku marembo baragusaka. Ngire ngo niryo torero riri muri iki gihugu. Winjira bagusatse. Kubw'umutekano w'abarimo. Genda gake. Nabitekerejeho iminota ingana n'5. Ariko nanga kubyegereza umutima. Bari kukuzamuza imifuka. Ndeba umuntu uri kumanikisha amaboko ngo bari gusaka mu maha ndibaza. Avuga se aba bantu basaka byanze bikunze nta mwuka wera bafite. Oya. Genda gake. Oya. Wambabariye? Wowe ntukabirize cyane kugira ngo njyane hatari ngombwa. Ntabwo byakunderega iriya nzira narayiborotse. Hanyuma ariko ndabyirengagiza. Nibuka ikintu kigeze kuba kuri Rucyahana Musenyeri wabo Proso. Yaje wacu mu karere ka Burera azana na polisi zimurinze. Abakristo bamubonye barigendera. Bagira ubwoba. Oya. Mubwe atese niba utizeye ko Imana yakurinda ukabureka reka abaturage bura karakarere n'imfura cyane bahise ubwenge bwinshi bahise bigendera. Agati bivuze ngo Imana mutubwira ko izaturinda rero namwe ntago muyizeye. Namwe ntimuyizeye barigendera. Icyo kintu cyarabaye. Yego. Hanyuma ni muri 98. Icyo gihe ntaravuka. Ntago mbizi. Bansatse n'abandi barabasakaga abagore babareba mu masakoshi. Okay, icyo nyuma naje kugitekereza nsanga ni ikintu cy'ingenzi kuko umwanzi ashobora kuza yiyoberanije kwaje gusenga kandi abasekirite ntiberekwa. Naba company n'abitorero bose bagafatanya. Yego. Ibyo sinabitinzeho. Ndagira ngo mbashimire ikinyabupfura bagira. Abasekirite? Oya. Kwa Julienne Kabanda. Yego. Ndagira ngo mbashimire ikinyabupfura bagira. Bagira ikinyabupfura ndetse service nziza. Rwose uko waburi uko ariko kose barakubaha. Ukakirwa n'umuntu utaguha n'akazi ke ko koza imodoka ye iwe mu rugo rwe. Ariko akaguha service nziza. Cya kabiri, cya gatatu sorry. Nta kavuyo nahabonye.
disipurine irakonta. Hanyuma baranyubashye, Imana ibahe umugisha, yego, bajya kunshakira aho nicara mu rusengero mu gihe abandi hanze hari huzuye. Ariko baraza rwose baranjyana, protokoli iranjyana aho Julienne Kabanda yari yicaye kuri wa murongo w'imbere, niho nari nicaye. Kareka bagwaye byubahiro. Hanyuma ikintu nabonye, iyo bamutegereje baba bahimbaza. Si ibisanzwe mu nsengero zose. Banzu nyumvi bararirimba pe. Ariko Bibiliya avuga ngo iyo uririmbye ubusenze kangahe? Kabiri. Ibyo ni ugusenga. Njyewe nibishaka Theogene yarabwirije ndafashwa. Uwo ni njye. Yego. Wowe ubwawe. Nta kintu yamaye kuko ntituziranye. Ntiturahana n'ibiganza. Sibyo? Ntabwo tuyoboye ko hano i Kigali hari insengero zirimo utuntu tw'utundi. Ejo nijoro, umusibe ejo, ijoro ry'ejo nibwo njye niryamiye, izo nkuru zanyu ntazo nabonye. Nduta ndi kwa Julienne Kabanda, urabona hano kuri service center ya MTN, niho nari magaze. Nabonaga ndi kuri ambasade ukuntu hagati y'umuhanda wambukamo gutya, ariko ndebayo mbona ibisiga bibiri bihagaze kuri wa rusengero. Ibisiga bisobanura iki mu nzozi? Ko inzozi zifite ubushobozi bwo kuzirotora. Hari hahagaze igisiga cya mbere cyitwa Inyange. Urankurikiye? Yego. Igisiga cya mbere cyitwa Inyange. Oya, sorry, nabonye inuma y'umweru dede. Izi numa borora mu rugo. Yego. Y'umweru idafite amabara. Kabiri mbona igikona. Yego. Byose bihagaze. Nk'umuhanuzi nagombaga kumenya icyo bivuze. Yego. Mbaza Imana, Imana irambwira ngo umwuka wera arahari. Umwuka wera ari kwa Julienne Kabanda. Yego. Ariko nibyiyoberanya nabyo birahari. Julienne se arabisengera bikaza mu mwuka wayo. Banza wumve. Nta rusengero n'uru na rumwe yego rutabamo ibyiyoberanya. Niba abanyarwanda banyumvise bambwire. Nta rusengero n'uru na rumwe rutabamo ibyiyoberanya. Nta n'urusengero n'uru na rumwe rutabamo umwuka wera. Aka kanya kuba umurangi yajya gusengera kwa Julienne Kabanda ni nk'uko yakinjira muri ADPR, ni nk'uko yakinjira muri Zion Temple, ni nk'uko yakinjira mu Gaturika. Ni umurangi ariko ni umunyarwanda, ni umuntu. Sibyo? Ariko baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriho. Ntabwo hariya muri Grace Room. Urumva neza? Yego. Ntago babona umwanya wo gusaka, basaka ayo mabaga, bagasaka ibyo umuntu yambariyeho, ariko ntago bafite impano yo gusaka mu mitima ya rubanda. Ntago byakunda. Ntibinashoboka. So rero mva kuri iri zina, ndanenga umuntu waba wagiye gutanga iki kirego. Ndanenga umuntu waba wagiye kurega. Yego. Impamvu ya mbere nsoza yego nuko kurwana urugamba rw'umwuka mu mubiri birangira rya zina warekipeye. Uyu mubyeyi nareka icyubahiro, Imana yarakimuhaye, turamukunda. Yego. Abamwumva tuzamwumva, na Yesu ntibamwemeye. Nababwiye ibitangaza Yesu yakoze. Julienne Kabanda ntarazura umuntu. Julienne Kabanda nta gitangaza gikomeye isi yakwandika mu bitabo yakoze, uretse gusengera abantu no kuba afite itorero rikomeye, ubwiza bw'Imana bumuriho. Yego.
n'icyubahiro Imana yamuhaye. Rero nareke kurwanisha umubiri, nicyo ntashaka. Nareke kurwanisha umubiri ngo ajye kwirwanirira. Yego, amenye ko uyu murimo si uwa se umubyara, si n'uwa nyina wamuhetse. Niba ari Imana imuhagurukije nakomere. ariko Theo, byo kuvuga ngo kuba wamunenga niba ari we urimo urambeshyera. Ndavuze ngo erega buriya abahanga nibo bari bunyumve, abantu basobanukiwe umurimo w'Imana nibo bari bunyumve. None so wagize ngo gutanga ikirego bishatse kuvuga iki? Mbereke ikintu nari nanze kuvuga. Icyubahiro cy'abakozi b'Imana muri iki gihe bikirwanisha, ahubwo yakibahaye izabafasha no kukirinda. Birumvikana. Urumva karakano. None se Julien, tubwizanye ukuri, ihagararanye nawe 94. Yego. Ihagararanye nawe muri covid. Yahagararanye nawe utangira itorero. Yego. Itorero riramenyekanye rigeze ku rwego rw'isi. Urumva aho watangiriye, uza hano yagombaga kurega nkabyemera atangira. Ubu urwego ariho ntago urwego rwo kujya guhagarara mu nkiko. Anyihanganire. Yego. Sibyo, kereka nge twicaranye gutya nkagira umugisha nkamubona tugahura. Nawe wayi nkabakame se. Uzi icyo namukorera? Okay, izina afite n'urwego ahagazeho, hari ijambo namubwira. Nire wamubwira kuko ngo aranagukurikiye. Ntago mbizi. Namubwira ngo yirwana udutambara tw'utumarine, udutambara tw'utudayimoni tw'utumayibobo. Tutari ku rwego rwe. Hariya niho yaba agiye guseba bya nyabyo. Ntago bikunda. Fata Julienne Kabanda n'umunyamategeko. Yego, noneho umuntu bita Apotre Gitwaza. Gitwaza n'urundi rwego. Nawe kari muri iyo dossier. Yitwa ngo ikize? Nawe ngo y'abakozi wa Satani. Oya, uriya yarenze izo nzego. Erega mujye mumenya amavuta mutopingaho. Sibyo? Yego. Ndabizi views murazikeneye nk'aba YouTuber. Sibyo? Ntabwo dukeneye views. Oya sha. Ahubwo dukeneye. Reka twibwirire abadakeneye views aribo badukurikira. Sibyo? Urumva Dr. Paul Gitwaza kumwita intumwa ya Satani. Bihuriye no kuvuga ko ataha muri sirikeye. Wasanga baramubonyemo. Erega buriya nta munyerondo urinda porotaye ya generali. Biragoye ko inkeragutabara yagira iyerekwa ku mukuru w'igihugu. Ntabwo byakunda. Nakumunye ubwo ni tubita inkeragutabara harya. Inkeragutabara nazo zirahari. Okay. Ubwo tubita irondo ry'umwuga. Kubitandukanya biratugora. Twamenyereye ko aba izi ngabo za mudugudu na mutwara sibo aribo inkeragutabara. Kandi nabo biragoye ko mutwara sibo yagira iyerekwa ry'umukuru w'igihugu. Ntabwo byakunda. Birahabanye cyane. Urumva rero Julienne Kabanda ngo yareze ninde? Ni Bakame. Bakame. Ni nko kubona igiti cyakuze kigatumbagira kikagera mu ijuru cyangwa ku bicu, ukabona kirashaka kunama ngo gihangane n'urugemwe. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Imbuto iracyari muri pipiniyeri nibwo bakiyinaza. Wowe wamaze gushora imizi ufite amashami, uravuga tukakumva, undi nawe ntazi ibyo arimo. Urumva n'udutambara, hari utumayibobo tw'utugegera, hari utudayimoni tw'utuzererezi. Twirirwa tuzerera, uraza kubibona muri comment. Uko niko turi kugezerera kuri Julienne Kabanda. Dushaka kwanduza izina ry'umuntu no kumusiga icyangiro. Sibyo? Nakemera iki kirego harimo ibintu birenze ibyo kwitwa intumwa ya Satani. Kandi buriya no kwitwa intumwa ya Satani ku isi waba uri umuntu ukomeye. Reka. Urwo rwego uzurwo ari rwo. Kwitwa intumwa ya Satani ku isi. Umugabo uhangana n'Imana rukabura gica.
Imana ikamumanura mu ijuru igakubita hasi ikavuga iti wasiwe ugushije ishano kuko umanukiwe n'umugome mu ijuru nimuvuze impundu muririmbe mukize ikintu gikomeye uzi gukorera uwo muntu ku rwego rw'isi uba ari nkawe yohereje waba utewe ishema ungana gute ari nkawe nyine wohereje kuba intumwa Satani ishema ntabwo ari ukuba intumwa Satani ishema ni ibihembo yaba yampembye nose Satani ibyo bihembo yabiguhemba ukabyemera nyine banza ugende gake ikibazo si ishema n'izina naba nanditse ibyo mpembwa ingororano nzabona nizo kibazo urumva yego rero kumva ngo Bakame andi Julienne Kabanda uzi ibirometero birimo Apotre Gitwaza nawe mwongerewe uzi ibirometero birimo harimo ibirometero bitari bikeya ariko imbere y'Imana twese turangana nawe uri hejuru y'undi banza unyumve nyine banza Julienne nareba uwamuhagurukiye ni muntu ki sibyo ni muntu ki Valerie capacity mashuri byakora level platform niyo mpamvu ashobora guhaguruka bati ntago nakihanganira ko abantu nk'aba bakomeza bantondagira uzo umuntu wahangana na Julienne Kabanda nkavuga nti ribu shira amakabaraga wirukanka simbuka umurikemo igitoroshe Pastor Mayanja from Uganda ibyo nabyemera aho ndi bavuze ko akoresha imyuka mibi se nawe yagenda gake ubwo ndavuga amatitire yabo yego Valerie bariho Poso Gitwaza umuvugizi wa ADPR mu Rwanda Izeye yes Poso Masasu Minyoni uyu mugabo hano hepfo Rugamba abo nibo bantu bashobora kuba bagirana ibibazo na Julienne Kabanda nkavuga ni wenda na Antoine Rutayisire nkavuga ni dore abantu bashobora kugirana ikibazo nkishimira ko ribu yabijyamo ako kumbwira ngo Bakame qu'est-ce qui se passe ariko urumva reka mubwire ikintu kimwe urumva niba Julienne Kabanda yakundwaga n'abantu 10 sibyo njyewe from nowhere urumva nje ndi kwivuga nka Bakame oya utazwi wampaye ibintu byiyubashye se kareka kunzanira utuntu duciriritse nyine uzi ko ntajya nkorana ikiganiro n'umunyamakuru nasuzuguye warubizi reka nkubwire ndi kugira ngo nkumvishe ubwo nyine waruzi ko ntajya nkorana ikiganiro n'umunyamakuru nasuzuguye ibyo urabizi se cyangwa ndabizi wari wambona ku bucano bw'amabwa se oya none se utwo tuntu tw'abana twizo ngero ziciriritse wamaye urugero ruzima nyine ndi kugira ngo nkumvishe ndi kugira ngo mfatire ahantu hasi fate ndeke kubishyira ku rwego rwo hejuru we ntuzane ibyo kuryohesha ibiganiro byawe oya ntabwo ari kubiryohesha sibyo reka tushyire urugero hagati yanjye nawe reka tuve kuri abo bakozi b'Imana sibyo njyewe revo uriho niyo ndiho yawe iri hejuru y'iyanjye sibyo ufite abakunzi benshi kubera iki reka nyine tuyifate gutya okay sawa ni urugero turi gutanga ako nta nibyo niba ufite abakunzi benshi njyewe kaza nkavuga ngo nibishaka kaza nkakuvugaho ikintu kibi abantu batakuziho kitandukanye n'uburyo abantu bagufata hari abantu batatu bari bukuveho komeza babandi bashaka kumva ibyo mvuga niba abantu batatu nibakuvaho urabutakaje ya audience yawe utanyibagize niyo mpamvu navuze ngo Julienne Kabanda amenye ko uyu murimo atawurazwe na se si ibintu mama we yashize mu bishyingiranwa ngo amuhe yego aka kanya Imana imuhamagaye akava mu mubiri itorero ryasenyuka oya none si ubwo muri mu biki hari icyo nashakaga rero kubabwira ahubwo urakoze yes ni ukuvuga ngo niba ibyo akora biri mu nyungu ze bitari mu nyungu z'Imana abo bantu batatu kuba yabatakaza mu nyungu ze yabahombye ariko niba ari mu nyungu z'Imana
ingegere 3 iyo zikuviriye mu buzima Imana izana 5 baziba icyuho wari ubiza ko ka ako niyo bari mu nyugu z'Imana reka nguhe n'urundi rugero kwizera reka nguhe amakuru yego YouTube aba YouTuber ntago bigeze banyiyumvamo urabyemera ntago byemera aba YouTube oya aba YouTubers yego ntibigeze banyiyumvamo abantu ntago banyakiriye nk'umuntu ujubagana yego kandi ubazaniye bamwe na bamwe ubutumwa iki kintu uragihakana yego oya ndetse banza unsubize uragihakana cyangwa uracyemera oya ndabyemera urakoze barandwanije ukurikire bampagurukiriza abagore ntazi n'amasura yabo ko nabyariye natereye amadamu mu bishanga ubwo Julienne Kabanda amenye ko twebwe twabaye ubukombe mu bavugwa ahubwo kereka niba ari ubwa mbere mu buzima yabavuzwe ntago ari ubwa mbere okay kabiri baraje bagambanira kamera yanjye sibyo kamera iragenda cyane ari umuntu wari uri muri Amerika Imana imuha umugisha wayinguriye kugira ngo banci intege bandangize biranga uyu munsi banteye imbaraga kuruta izo nari mfite nkoresha kamera yanjye sibyo yego niyo mpamvu iyo tuvuze ngo abantu badukurikira ku Rugendo TV no ku Iriba ry'Abera TV nuko tugabana ikiganiro sibyo yego ariko iyo nza kuba mfite kamera yanjye wagombaga gutwara ikiganiro cyawe personal hanyuma nanjye ngakora icyanjye kiri personal none ubu tugiye kuregura ikiganiro kijya ahantu habiri kandi gisa sibyo yego bivuze iki rero uwagambaniye kamera yanjye akayijyana sibyo yego ubu se ahubwo reka nzigire muri gross room nandikire Julienne Kabanda mubwire ni ndashaka kamera iruta iyo bibye yego banyibye kamera ya miliyoni ndashaka iyebyiri kandi uzayibona noneho ndanajyayo hariya baterana kwa kangahe bari kwa kane no kwa gatatu kwa kabiri kwa sinibuka iminsi yaho nzajyayo mwandikire jewe mubwire ni iyi baruwa muyimushikirize ubwati ndashaka kamera ivuye mu biganza byawe ngo niba zavuga ko no abaretse gato hari uzi impamvu yego ni ihe buriya umuntu udafite ikiyo yimariye ubwe ntacyo azakumarira turi kugendana yego kandi byanze bikunze umuntu mutareshya bizakugora gusangira nawe yego ntago byakunda turi kugendana niyo mpamvu umuntu nakubwira ko ntacyo uzimarira uzabanza urebe icyo we yimariye yego kandi umuntu nakurwanya ujye umenya agaciro ku rwego rw'amavuta uhagazeho yego Julienne Kabanda abakristo be bararakara bahita baza kuri social media ngira ngo umuntu bita Jackie Sharon uzwi ku izina rya Jackie ngira ngo abantu bose baramuzi kwa zino mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize yavugaga amagambo atari meza agirirwa amahirwe yo kwakira agakiza harazavuga ati nge sizihanganira abantu bazaza gutukisha izina ry'Imana biyita abakozi b'Imana bamwe na bamwe abandi bakaza bashaka kwataka abakozi b'Imana badukoreye ibitangaza bakatukura mu byaha twa turimo tukaba abakristo ako social media ni nziza kandi ni mbi social media ni nziza kandi ni mbi maze aba YouTubers iyo mubonye akantu niyo kaba kangana n'umubu ufite ukuntu mukabyimbya mukagapompa nka bya bipirizo byo muri Egisipo ya Gikondo mukagapomba ubiye inkuru ngo niba ari ya Gakuru niba ari ya Kanyombya ni iyandera Bakame niba ari ya Bakame ubu mugiye kuyipomba nabonye kakana karirimbye muri Gaturika akoreka mbabwire
siko mukennye aribwo nabibonye ntabwo dukennye aba YouTuber muri abatindi babi cyane reka mbabwize ukuri ushingira kuki uretse Irene Murinda habe yego wakoze ibiganiro biri big amateka tukayabona yagiye guhiga kaka reka mbabwire muri abakene bo mu bwonko ahubwo dushyigikira impano oya dushyigikira impano oya nabonye ninde ni Bride ni Bride Jesus ninde ni Bride Jesus ninde gogo aha abayutubazi muri abagome bamwe muri mwe muri ingegera mbi cyane mwihangane widutuka nawe oya widutuka oya reka mbabwire buriya hago ntukanye biri muri kamere ingegera zirahari muri social media rwose tubwizanye ukuri erega mujye mwemera birumvikana gogo ninde muntu wacurujwe kuruta uyu mwana w'umuhungu ufite ubumuga bwo kutarongora ninde bwo kutarongora twabanye ba busketi tubona n'abavuga ngo niba ari gushwejwerana nibe tubona ibintu byinshi hari undi waje uyu ukunda kubyina Enyarudindiri yego ngo Imana yamubwiye umuzungu ariko umuntu wamuhanuriye umuzungu ni umugome uyu muzungu afite nyabingi zakasa mutwe twigarukire hano ega buri abazungu hari uburyo batandukanye muragiye muzanye Nyarudindiri mu muramubyaje views muramukamuye twamwitaga views zigendera ubari he naranamubonye ngira ngo nabana nitapendo bajugunyari uwo si umwe gogo nguwo yaje muratangiye mwanaze hari none umwana wo wibera kwa Padiri Roma hariya wifitiye vibe ubu niwe muri kwirukankaho mujya guhiga sibyo Nyakubahwa Dogita Murangira ndagusabye nciye bugufi mu byubahiro byanyu nibyo koko ni showbiz ni ubuzima ni uguhaha ariko hari ibintu izi mbuga nkoranyambaga mukwiriye guhagurukiramo wenda banyita umunyeshyari ndasaba ko ribu hari ibintu ko ndi kubona ibibi biteye bityo ibindi kubona ni ibihe ubwo kuri social media ibihe ese ama ad ni baramuka bayazanye murakora ibiki turakora ijambo ry'Imana ntago reka nigarukire hano none uyu mwanya tuvugana yego mufasha akantu k'agakuru kadashinga kadashinga ubu uraje urebe iki kibuga mu kanya uraje urebe ubu Julienne abaye Julienne kubera ko bavuze ngo akorana na Satani ubu mbese ubu Mutesi Pastor Mutesi avuyeho asimbuwe na Julienne Kabanda ntago bavuga ngo inkuru imwe Mama Pastori Julienne Kabanda ndagusabye mu byubahiro byawe sinjye guha amabwiriza mu rwego rwo kurengera icyubahiro Imana yaguhaye n'itorero muri rusange Grace Room Church cyangwa se niba ari ministries simbizi nagusaba ko ibi bintu by'imanza ukimara kubona iki kiganiro n'abajyanama bawe na mwuka wera wahita ubyihorera Imana ikazamwibariza akansoringa iki kirego kubw'izina ry'itorero n'abakunzi be nigeze mbabwira rimwe nakoze ikiganiro kivuga ngo abanyarwanda mureke gufana gufana ntago ari byiza uzi ko abantu bashobora kugufana ugakora amakosa atarakenewe kubera fanatizme birashoboka umurimo n'uw'Imana Pastor
Imana izakurwanirira n'abatari wowe baratutswe. Genda ukansoringa iki kirego kandi utangariza isi yose ko uyu mwana w'umuhungu wagututse wakubahutse wamubabariye. Ibyo nibyo bizazamura izina ryawe n'umurimo w'Imana kuruta uko wowe ubitekereza. Ntabwo rero kujya muri RIB aribyo biri buzamure agaciro k'izina ryawe cyangwa itorero. Abahanga mu mwuka turahita tukunenga vraiment. Abazi intambara z'umwuka kwerwa n'icyubahiro cye. Oya we kereka niba yaregeye icyubahiro cye ubwe. Buriya n'icyubahiro cy'Imana nacyo No. Please, no. Paulo ajya mu Butaliyani i Roma kwisobanura. Byakozwe n'intumwa 28. Kagiye. Yes, reka tubifurize ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira Iriba ry'Abera TV, Urugendo TV, by'umwihariko wakoze subscribe kuzicana zose. Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ubuzima butameze neza, tukifurize ko bwagenda neza cyane. Niba uri mu ibibazo si karande, ejo ushobora kurara urira, ejo impundu zikavuga. Tugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana nibishaka Theogene, ngira ngo n'umuhanuzi mwese muramuzi. Teo, umeze neza? Ndashimira Kristo. Wabonye bucya cyangwa bwakeye ubona? Oya. Hari igihe wenda ijoro ryanjye riba igitondo cy'abandi. Yego. Cyangwa se igitondo cyanjye kikaba ijoro ry'abandi. Ariko nasinziriye. Nubwo ntasinziriye cyane nkuko nabishakaga, ariko nasinziriye. Yego. Iyo uvuze ngo ijoro ryawe rishobora kuba igitondo cy'abandi, bishatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu arara areba Yego. abandi basinziriye. Cyangwa se agasinzira Yego. mu gitondo abandi bari mu kazi. Yego. Urumva byanze bikunze nuko ibintu biba byahindutse. Ntagize ngo ahubwo ngo wowe hari igihe urara uri mu bibazo abandi bari mu byishimo. Nyine nibyo byibyo ubundi nuko. Hari umuntu utagira ibibazo ugira ngo aya nta nawe. Ariko ntibingana mu bantu. Buri wese agira ibye, Imana ikamusura mu bye. Yego. Wambaye neza cyane pe. Imana iguhe umugisha. Ndakwambitse se? Ni Yesu. Ni Yesu. Hari akantu kari kuntungura kameze gutya. Gira gutya turebe mu kuboko kw'ibumoso. Gutya se cyangwa gutya? Ati ni gutya. Gutya. Iyo mpeta se none yaje gute? Rega ndi umugabo. Ndi umupapa. Yego. Ndi papa w'abana. Sese n'ubwa mbere zubibonye? N'ubwa mbere boye wambaye impeta. Oya, hari igihe biba ngombwa kuyambara. Yego. Kavuga uti erega buriya nuko wenda hateye imyuka yo kwiyoberanya, abantu bakigira ibyo batari byo, bagashaka guhisha abo bari bo. Yego. Ahubwo bakerekana abo batari bo. Ndi umugabo wemera ko ndi mu nshingano z'abapapa. Sibyo? Yego. Kuba ntari kumwe n'umugore ntago bimbuza, none se ko ari iyanjye. Ni iyanjye. Hari abantu iyo bamaze gutandukana n'abagore bahita batereka, ariko ibi ngibi ndajugunya. Ko batazibukira inzira zijya aho abagore babo bari se. Ko batazizibukira. Kuki ubuze ari impeta n'inzira nyuramo ngiye kureba abana banjye, ikigoye kujugunya ni iki? Ni impeta. Buriya rero reka iki kintu wenda nkivuge neza, abantu batibaza ibintu byinshi. Yego. Nibishaka Theogene ntago nashenye kubera uburangare. Ni Satani. Yego. Kamvuga iki? Ni Satani. Yakoreye mu bantu. Ya Satani yakoresheje abantu. Niyo na divorce. Yego. Cyane ko nanayikoze. N'Imana igacamo umukato ko ibyo bintu byabaye. Yego. Ariko nta kintu na kimwe cyangira imanzi. Nta kibo. Nta gihari. Yego. Ndi se w'abana banjye. I am proud
children. of your children. Yes. Niyo mpamvu wambaye iyo mpeta. Nayambaye kuko numvaga ari ngombwa. Gusa ntiwivanye ku isoko. Ubu ntiwivanye ku isoko. Ariko nta nubwo nigeze nishira ku isoko. Oya, suko ugeze wishyira ku isoko, ahubwo nuko iyo umuntu abonye umuntu wese wambaye impeta atuvuga ati uriya ari married. Oya, uzaza mu buzima bwanjye. Yego. Nzakuramo iyi ngiyi ashiremo iyi. Iyi ni yanjye nta muntu ibaruyeho. Si y'umugore wa mbere. Yego. Si n'iy'umugore wa kabiri. Si n'iy'uwa gatatu. Yego. Ni PS nagiye kugura. Bonye ari nziza mu mujyi, ndayikunda ndayigura, mva ngomba kuyambara. Nese kuki nambaye inkweto? Nuko ari ibintu bisanzwe. Kuki ze nambaye ikoti? Nuko wabonye ko ryakubera. None se impeta yo kukitambera. Uzaza mu buzima bwanjye tuzagira gutya. Sibyo? Yego. Gutya. Hanyuma iyi ngiyi nayijugunya, nashaka uwo nyiha wayitaye. Hanyuma uzaza mu buzima bwanjye we azagira atya. Akwambika indi. Ashiremo nk'iye. Iyi ni yanjye personal, nta muntu nyirayo uhari. Ala. Bisigaye biteye ubwoba. Ibintu bijyanye n'ingo y'umuntu abonye atandukanye n'umugore we, ashaka ikintu cyose cyamuhuza nawe. Atakavuga ngo iki kintu ntabwo nakongera kugitekereza. Erega kwizera. Ubundi washatse bikanga. Yego. Ibintu bya mbere wahaye umwanya, wavunikiye, wasengeye, wazamukiye Kanyarira ukajya mu bitare bya Mashiga, ukiyiriza ukabwiraza ukabona biranze. Yego. Burya ubonye byanze ubishoboye. Nuko tutabishobora. Yego. Ariko ubishoboye wabireka. Ukabireka burundu? Ni ukuri kose ubishoboye. Dushimira abantu babishoboye. Yego. Kuko ubukwe Imana yambwiye yarabukoze. Nta deni mfitiye. Yego. Cyakora irabizi iteka. Nzayishuza urugo kugeza mpfuye. Mose urugo ubukwe yaguhaye ko buta ntago uzi gutandukanya ubukwe n'urugo. Ndabizi. Ubukwe ni kimwe, urugo ni ikindi. Yego. Ko hari abantu bafite ingo batarakoze ubukwe benshi cyane. Rero mbonera kubwira urubyiruko rudukurikiye. Yego. Aho gupfusha urugo uzapfusha ubukwe. Cyatse kuvuga ngo kugira ngo bazafate umwanya bategura ubukwe, bazafate umwanya bategura. Aho kugira ngo uzafate umwanya utegura ubukwe, uzafate igihe kinini utegura urugo. Wimubwira sari henze, mubwira icyo azakora wamuzanye. Yego. Wimubwira ngo ntacyo uzamburana, mubwiza ukuri ko kizaboneka kidahari. Wimubwira uti nukuri sinzagukubita, mubwira uti nunkosereza bikarenga urugero, ushobora kwisanga naguhaye urushyi. Urumva? Ugakubita umugore wawe nyine umva icyo nkubwiye. Urwo ni urugo. Urwo ni rwo rugo. Yego. Wimuhisha intege nke zawe ziri. Mwereka aho ziri ahamenye. Aho imbaraga zawe zishingiye. Uhamwereke. Urumva? Yego. Buriya kote faible yanjye iri ku bana. Ku bana banjye ntago twahuza. N'umugore nigeze kujya kubareba hamagara ribati nibishaka aranteye. Telefone irampamagara ndavuga nti reka mbabwize ukuri. Yego. Ngiye kureba urubyaro rwanjye kandi ntago byo byakunda. Baramubwira ati wa mugore we niba umuntu aje kureba abana be uragira ngo bigende biti. Kuva icyo gihe tubwire urubyiruko ngo aho kumara igihe kinini mwiga kurya ubuzima, ahubwo mufata umwanya wo kwiga kurinda ubuzima no kuzigamira ubuzima no guteganiriza ubuzima. Kabakobwa bakunda kwambara karagatimba. Namenye ko
abakobwa benshi 99% yego bakunda ubukwe ariko ntibafate umwanya wo gukunda abo bazabukorana. reka uzajya gukorana n'umuntu waravuga udakunda ati naho napfa ariko iriya vara ndayishaka kubera ko imibonano mpuzabitsina babikora buri munsi. Icyo cyo si ikibazo. reka ariko umuhanga aravuga ati ningerayo mana nkabona umvanye ku ishiga rya mama yego ungejeje kwa mabukwe, ningerayo mva umwana wateguye urugo azankosereza, iryo ni itegeko. Yewe azanca inyuma, yego nge nzamuhana pasi. hari umumama bita Jose uretse gukora ikiganiro Angel aravuga ati buriya umugabo uryoha n'uwa nijoro, ngo buriya umugabo niyo yaguca inyuma kangahe akagenda apfa gutaha akirirwa mu bakobwa, niyo yajya mu bakobwa 10 ariko agataha iwawe. buriya umugabo mubi n'uwabaye Nyagasozi uraraho bwije, ariko utaha apfa kumenya ko atashye. Yego rero rubyiruko muratwumvise, Imana ibahe umugisha. Yego Theo, reka twinjire mu kiganiro cyacu twateguye uyu munsi. Hari Twitter yagiye hanze kuri iyi mihanda ejo bundi kuri Twitter yabaye X, yahindutse X ubu aho umuntu bita Bakame yafashe yandika ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo umuntu bita Julienne Kabanda umukozi wa Satani n'umuntu bita Girkwaza, ngo wabamuhereza mu ruhame akagira ibibazo abibariza. none se yego ubwo ushaka kunjyana he? ndashaka kubaza ni gute abantu babona umuntu akunzwe, bamara kumubona akunzwe bagashaka kuzana ibintu byamuharabika bavuga ngo ni umukozi wa Satani. Umukozi w'Imana umukozi wa Satani ryari? Cyangwa abantu bamubonamo umukozi wa Satani ryari? ariko iyi si iraruhije we, abarimo mwese mwiyumve, kuko amakuba yabaye menshi, mana ndaruhijwe we. mu kiyaga bari hagati, mu gatondo kare kare, Yesu yinjira mu bwato ngo agiyo hakurya we. ntago nzi niba ari Gakuru niba ari Bakame ntawe nzi. umuntu w'umu-influencer kuri Twitter. none se igitekerezo cye mwigitera amabuye mumwumve. nkunda kubwira abantu ngo uyu muntu mumwumve, sibyo? Yego kandi ubundi rega iyo ukora ikiganiro nk'iki wirinda amarangamutima. Yego Bakame ntago ari uruhinja, ni mukuru. Yego kuki ari abo bantu babiri yahisemo? ni amarangamutima ye yamujyanye. none se reka tubwire abanyarwanda badukurikiye, yego ntago tuje mu matiku pe. kandi rega burya iyo uzakomera ubibwirwa n'intambara urwana. Yego twibaze ngo Julienne Kabanda amaze imyaka ingahe mu murimo w'Imana? ni hejuru y'umunanira nishaka 3 si byo se? reka njye nyigabanye nyihe 3. none se bwaba ari ubwa mbere
iri jambo rimuvuzweho? oya ntabwo ari ubwa mbere. Yabuze abakirisitu se? ahubwo bagenda biyongera. Aze kumbabarira. Basi abantu bazi Julienne Kabanda bamuzi bakurikirana Urugendo TV cyangwa Iriba ry'Abera TV, yego bamumpereye message. Umurimo akora ntabwo ari uwa nyina, kugira ngo abone amavuta yo kwisiga, yego cyangwa kotegisi, cyangwa se igitenge cyo gukenyera. Kera umwana w'umukobwa iyo yashakaga amavuta yo kwisiga yakoraga uturimo twa nyina neza. Umwana w'umuhungu yaba ashaka ikibanza kuri se cyangwa inkwano kuri papa we, agakora byose amutegetse. yego Mumbwirire Julienne Kabanda ko uyu murimo atari uwa nyina umubyara, atari n'uwa se wamubyaye, ahubwo uyu murimo ni uw'iyamuhamagaye. yego Natazirikana guhamagarwa kwe hazitwa amazina yisumbuyeho kuri ayo ngayo bamubatije. bivuze ngo uyu murimo si uwa nyina cyangwa si uwa n'iki, wabishatse kuvuga iki? Mu yandi magambo, umurimo niba ari uw'Imana, yego iyamurwaniriye awutangira se yamujugunya, ntabwo areba aho iwugejeje. Ubundi binerega ubitangira batabyumva. yego sibyo? Ibintu tubitangira abantu batabyumva. Mbo icyo nshatse kuvuga ni kimwe, iyo urwaniriye Imana uraseba, yego ariko iyo uhagaze aho Imana igushaka ikurwanirira itabikubwiye. Icyo nicyo ugomba kumenya. kagiye. Yes. Yes, reka tubifurize ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira Iriba ry'Abera TV, Urugendo TV, by'umwihariko wakoze subscribe kuzi channel zose. Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ubuzima butameze neza, tukifurize ko bwagenda neza cyane. Niba uri mu bibazo, ibibazo si karande, ejo ushobora kurara urira, ejo impundu zikavuga. Tugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana nibishaka Theogene, ngira ngo ni umuhanuzi, mwese muramuzi. Teo, umeze neza? Ndashimira Kristo. Wabonye bucya cyangwa bwakeye ubona? Oya, hari igihe wenda ijoro ryanjye riba igitondo cy'abandi, yego cyangwa se igitondo cyanjye kikaba ijoro ry'abandi, ariko nasinziriye. Nubwo ntasinziriye cyane nk'uko nabishakaga, ariko nasinziriye. yego iyo uvuze ngo ijoro ryawe rishobora kuba igitondo cy'abandi, bishatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu arara areba yego abandi basinziriye, cyangwa se agasinzira yego mu gitondo abandi bari mu kazi. yego Urumva byanze bikunze ni uko ibintu biba byahindutse. ntagize ngo ahubwo ngo wowe hari igihe urara uri mu bibazo abandi bari mu byishimo. Nyine nibyo byibyo, ubundi ni uko. Hari umuntu utagira ibibazo ugira ngo aya nta nawe, ariko ntibingana mu bantu. Buri wese agira ibye, Imana ikamusura mu bye. yego wambaye neza cyane pe. Imana iguhe umugisha. Ndakwambitse se? Ni Yesu. Ni Yesu. Hari akantu kari kuntungura kameze gutya. gira gutya turebe mu kuboko kw'ibumoso. Gutya se cyangwa gutya? Ata ni gutya. Gutya. Iyo mpeta se noneho yaje gute? Rega ndi umugabo, ndi umupapa. Yego ndi papa w'abana. Se ni ubwa mbere ubibonye? ni ubwa mbere mbonye wambaye impeta. Oya, hari igihe biba ngombwa kuyambara. Yego kavuga uti erega buriya
nuko wenda hateye imyuka yo kwiyoberanya Mhm. abantu bakigira ibyo batari byo bagashaka guhisha abo bari bo Yego. ahubwo bakerekana abo batari bo. Mhm. Ndi umugabo wemera ko ndi mu nshingano z'abapapa sibyo Yego. kuba ntari kumwe n'umugore ntago bimbuza none ko ari iyanjye ni iyanjye. Hari abantu iyo bamaze gutandukana n'abagore bahita batereka ariko ibi ngibi ndajugunya ko batazibukira inzira zijya aho abagore babo barisi ko batazizibukira. kuki ubuze ari impeta n'inzira nyuramo ngiye kureba abana banjye ikigoye kujugunya ni iki? Ni impeta. Buriya rero reka iki kintu wenda nkivuge neza abantu batibaza ibintu byinshi. Yego. Nibishaka Theogene ntago nashenye kubera uburangare. Ni Satani. Yego. Kamvuga iki? Ni Satani yakoreye mu bantu. Ya Satani yakoresheje abantu. Niyo na divorce. Yego. Cyane ko nanayikoze. N'Imana igacamo umukato ko ibyo bintu byabaye. Yego. Ariko nta kintu na kimwe cyangira imanzi. Nta kibo. Nta gihari. Yego. Ndi se w'abana banjye. I am proud children of your children. Yes. Niyo mpamvu wambaye iyo mpeta? Nayambaye kuko numvaga ari ngombwa. Gusa ntiwivanye ku isoko? Ubu ntiwivanye ku isoko? Ariko nta nubwo nigeze nishira ku isoko. Suko ugeze wishyira ku isoko ahubwo nuko iyo umuntu abonye umuntu wese wambaye impeta atuvuga ati uriya ari married. Oya uzaza mu buzima bwanjye. Yego. Nzakuramo iyi ngiyi ashiremo iyi. Iyi ni yanjye nta muntu ibaruyeho. Si y'umugore wa mbere. Yego. Si n'iy'umugore wa kabiri. Si n'iy'uwa gatatu. Yego. Ni PS nagiye kugura. Bonye ari nziza mu mujyi ndayikunda ndayigura mva ngomba kuyambara. Nese kuki nambaye inkweto? Nuko ari ibintu bisanzwe. Kukize nambaye ikoti. Nuko wabonye ko ryakubera. None se impeta yo kukitambera. Uzaza mu buzima bwanjye tuzagira gutya. Sibyo? Yego. Gutya. Hanyuma iyi ngiyi nayijugunya nashaka uwo nyiha wayitaye. Hanyuma uzaza mu buzima bwanjye we azagira atya. Akwambika indi. Ashiremo nk'iye. Iyi ni yanjye personal nta muntu nyirayo uhari. Bisigaye biteye ubwoba. Ibintu bijyanye n'ingo y'umuntu abonye atandukanye n'umugore we ashaka ikintu cyose cyamuhuza nawe. Atakavuga ngo iki kintu ntabwo nakongera kugitekereza. Erega kwizera. Ubundi washatse bikanga. Yego. Ibintu bya mbere wahaye umwanya wavunikiye wasengeye wazamukiye Kanyarira ukajya mu bitare bya Mashiga ukiyiriza ukabwiraza ukabona biranze. Yego. Burya ubonye byanze ubishoboye nuko tutabishobora. Yego. Ariko ubishoboye wabireka. Ukabireka burundu? Ni ukuri kose ubishoboye. Dushimira abantu babishoboye. Yego. Kuko ubukwe Imana yambwiye yarabukoze. Nta deni mfitiye. Yego. Cyakora irabizi iteka. Nzayishuza urugo kugeza mpfuye. Nose urugo ubukwe yaguhaye ko buta ntago uzi gutandukanya ubukwe n'urugo? Ndabizi. Ubukwe ni kimwe, urugo ni ikindi. Yego. Ko hari abantu bafite ingo batarakoze ubukwe. Benshi cyane. Rero mbonera kubwira urubyiruko rudukurikiye. Yego. Aho gupfusha urugo uzapfusha ubukwe. Cyatse kuvuga ngo kugira ngo bazajye
bazafate umwanya bategura ubukwe, bazafate umwanya bategura, aho kugira ngo uzafate umwanya utegura ubukwe, yego, uzafate igihe kinini utegura urugo. Wimubwira sari ihenze, mubwira icyo azakora wamuzanye. yego, Wimubwira ngo ntacyo uzamburana, mubwiza ukuri ko kizaboneka kidahari. Wimubwira uti ni ukuri sinzagukubita, mubwira uti nunkosereza bikarenga urugero, ushobora kwisanga naguhaye urushyi. Urumva? ugakubita umugore wawe nyine umva icyo nkubwiye. Urwo ni urugo, urwo ni rwo rugo. Wimuhisha intege nke zawe ziri, mwereka aho ziri ahamenye, aho imbaraga zawe zishingiye uhamwereke. Urumva? Buriya kote febure yanjye iri ku bana, ku bana banjye ntabwo twahuza. N'umugore nigeze kujya kubareba, hamagara riba ati nibishaka aranteye. Telefone irampamagara ndababwira nti reka mbabwize ukuri, ngiye kureba urubyaro rwanjye kandi ntago byo byakunda. Baramubwira ati wa mugore we, niba umuntu aje kureba abana be uragira ngo bigende biti? Kuva icyo gihe tubwire urubyiruko ngo aho kumara igihe kinini mwiga kurya ubuzima, ahubwo mufate umwanya wo kwiga kurinda ubuzima no kuzigamira ubuzima no guteganiriza ubuzima. K'abakobwa bakunda kwambara kari agatimba. Namenye ko abakobwa benshi 99% bakunda ubukwe, ariko ntibafate umwanya wo gukunda abo bazabukorana. Reka uzajya gukorana n'umuntu waravuga ati naho napfa ariko iriya vara ndayishaka, kubera ko imibonano mpuzabitsina babikora buri munsi. Icyo cyo si ikibazo. Reka ariko umuhanga aravuga ati ningerayo mana nkabona umvanye ku ishiga rya mama, ungejeje kwa mabukwe, ningerayo mva umwana wateguye urugo azankosereza, iryo ni itegeko. Yewe azanca inyuma, nge nzamuhana pasi. hari umumama bita Jose uretse gukora ikiganiro Angel aravuga ati buriya umugabo uryoha n'uwa nijoro, ngo buriya umugabo niyo yaguca inyuma kangahe akagenda apfa gutaha akirirwa mu bakobwa, niyo yajya mu bakobwa 10 ariko agataha iwawe. buriya umugabo mubi n'uwabaye Nyagasozi uraraho bwije, ariko utaha apfa kumenya ko atashye. Rero rubyiruko muratwumvise, Imana ibahe umugisha. Theo, reka twinjire mu kiganiro cyacu twateguye uyu munsi. Hari Twitter yagiye hanze kuri iyi mihanda, ejo bundi kuri Twitter yabaye X, yahindutse X ubungubu, aho umuntu bita Bakame yafashe yandika ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo umuntu bita Julienne Kabanda umukozi wa Satani, n'umuntu bita Girkwaza ngo wabamuhereza mu ruhame akagira ibibazo abibariza. None se ubwo ushaka kunjyana he? Ndashaka kubaza ni gute abantu babona umuntu akunzwe, bamara kumubona akunzwe bagashaka kuzana ibintu byamuharabika, bavuga ngo ni umukozi wa Satani. Umukozi w'Imana umukozi wa Satani ryari? Cyangwa abantu bamubonamo umukozi wa Satani ryari? Ariko iyi si iraruhije we, abarimo mwese mwiyumve, kuko amakuba yabaye menshi, mana ndaruhijwe we. Mu kiyaga bari hagati, mu gatondo kare kare, Yesu yinjira mu bwato,
ngo agiyo hakurya we. Ntago nzi niba ari Gakuru niba ari ni gaki Bakame. Ntawe nzi. Umuntu umu-influencer kuri Twitter. Bo none se igitekerezo cye mwigitera amabuye mumwumve. Nkunda kubwira abantu ngo uyu muntu mumwumve. Sibyo? Yego. Kandi ubundi rega iyo ukora ikiganiro nk'iki wirinda amarangamutima. Yego. Bakame ntago ari uruhinja. Ni mukuru. Yego. Kuki ari abo bantu babiri yahisemo? Ni amarangamutima ye yamujyanye. Okay. None se reka tubwire abanyarwanda badukurikiye. Yego. Ntago tuje mu matiku pe. Kandi rega burya iyo uzakomera ubibwirwa n'intambara urwana. Yego. Twibaze ngo Julienne Kabanda amaze imyaka ingahe mu murimo w'Imana? Ni hejuru y'umunanira. Nishaka ibitatu. Si byo se? Reka njye nyigabanye nyihe itatu. None se bwaba ari ubwa mbere iri jambo rimuvuzweho? Oya ntago ari ubwa mbere. Yabuze abakirisitu se? Ahubwo bagenda biyongera. Aze kumbabarira. Basi abantu bazi Julienne Kabanda bamuzi bakurikirana Urugendo TV cyangwa Iriba ry'Abera TV. Yego. Bamumpereye message. Umurimo akora ntago ari uwa nyina. Kugira ngo abone amavuta yo kwisiga. Yego. Cyangwa kotegisi. Cyangwa se igitenge cyo gukenyera. Kera umwana w'umukobwa iyo yashakaga amavuta yo kwisiga yakoraga uturimo twa nyina neza. Umwana w'umuhungu yaba ashaka ikibanza kuri se cyangwa inkwano kuri papa we agakora byose amutegetse. Yego. Mumbwirire Julienne Kabanda ko uyu murimo atari uwa nyina umubyara, atari n'uwa se wamubyaye, ahubwo uyu murimo ni uwiyamuhamagaye. Yego. Natazirikana guhamagarwa kwe hazitwa amazina yisumbuyeho kuri ayo ngayo bamubatije. Bivuze ngo uyu murimo si uwa nyina cyangwa si uwa niki, wabishatse kuvuga iki? Mu yandi magambo umurimo niba ari uw'Imana. Yego. Iyamurwaniriye awutangira se yamujugunya ntabwo arebaho iwugejeje. Ubundi binerega ubitangira batabyumva. Yego. Sibyo? Ibintu tubitangira abantu batabyumva. Mbo icyo nshatse kuvuga ni kimwe. Iyo urwaniriye Imana uraseba. Yego. Ariko iyo uhagaze aho Imana igushaka ikurwanirira itabikubwiye. Icyo nicyo ugomba kumenya. Yego. Je mumenya ibyo mubamo. Bibiliya iravuga ngo nuko bamaze kwambuka icyo kirwa bamenya ko cyitwa Merita. Merita bisobanura gukira. Ngo bene igihugu babacanira umuriro babagirira imbabazi bose. Ariko bari kumwe na Paulo mu bwato ngo atangiye guteranya umuganda w'inkwi ngo acane bote bashira imbeho mu muba w'izo nkwi hahubukamo igikururuka kimuruma ku gikonjo. Ngo ariko Paulo ntiyagira icyaba akunkumurira he
izi ntozi rero zitangiye gutondagira Julienne nagira atya ntago ari ibintu bigoye ntago ibyo ari ibintu bisaba ribu intozi ziri kugutondagira inshishi ziri kugutondagira ugira utya ubwo kereka niba yabikoze kugira ngo hatazagira n'undi umumenyera reka mbikore kugira ngo hatazagira n'undi umenyera ubundi uwo bahagurukiye bazi uwo ari we oya icyo gihe rero uba ugiye kurwanisha umubiri nareke Yesu nyir'umurimo iyamuhamagaye imurwanire hanyuma ibya Jackie ni mu byihorere kuko nuzana Jackie ndahita nkwereka amabara Jackie yakoze nta mabara yakoze Jackie se nawe mabara yakoze nahe mabara yakoze mwakira kiganiro ntago njya mbeshyere ahubwo kimbwira abantu ko ntabeshya ntibemere tugaragariza ayo mabara nyine bumve ko narababwiye ngo hari ahantu yagaragaye ngo yakijijwe ngo yakiriye Yesu agahinda shyira akamikoro niba koko uko kuzimu kubaho nuko muza muvuga ngo ijuru rirahari uko kuzimu kuri hehe munyere ku muryango njyeyo njye gukura izo mbaraga mwirirwa mushinja abantu muvuga ngo bafite imbaraga ngo zidasanzwe kuzimu munyere kuko kuzimu njyewe Jackie izo mbaraga ntafite ububasha yari njye kuzakira wenda iyo mitwe yanyu byibura izungurutse icuritse gicuramure munyere ku muryango ujye kuzimu sha mujyemo amavuta wowe kabisa munyere ku muryango ujye kuzimu mujyemo nibarize satani bwati izo mbaraga nkwere kutonikore asoni imbaraga z'Imana nizigatume muvuga amangambure n'ibitakagombye kuvugika imbaraga z'Imana nizigatume muvuga ubugoryi ibipfuye amatwi n'ikibuno imbaraga z'Imana nizigatume muvuga ubucucu mani buriya ari ibintu abantu bajya sambana mbibabwire mwicare mubise ngo sambana ni icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntabwo wabuza gusambana ndahangana nidekaraye ntabwo nzabireka yenda akabafata akabajyana mu itorero ryiwe akabagira abantu niyo mabara se buriya ntimwantutse murabyibuka Ernest yamubatije ntago mwantutse nababwiye ngo iki avuze ngo irani prank urakoze se ni prank nyine byanyabyo avuze ngo iki aravuze ngo arasambana ari dekaraye yego ko atabireka ntago hano mwantutse nababwiye ngo agakiza ka Jackie mwigataho umwanya yabandi Imana gukomeze yo haleluya uratunejeje bo baramwishyuye nago narabibabwiye nababwiye ni Ernest yishuye Jackie kugira ngo amubatize urumva yungukire we yungukire he cya cyubahiro na rya zina erega abantu banyakubaho abakozi b'Imana muri ahantu mutandukanye muherereye hatandukanye yego mwebwe nimwubaka izina ry'Imana muri icyubahiro rigomba Imana izahindukira ibaha icyubahiro none se ubu tuvugana ubu turi kuvugana yego ntabwo yidekaraye aravuze ati ngende umusambanyi nta n'icyabimbuza none ati Julienne abagize abantu niyo mpamvu nabwiye ngo uyu mupasitori mama pasiteri Julienne ibi bintu nabikure muri RIB urumva niwe wiyise indaya niwe wiyise umusambanyi hagarige yego zitangiye kurira zimuririra indaya se nese ubu koko uyu ni umwuka umurijije cyangwa ni kwagufana kuko bavuze umuntu ukunda bura ari ugufuhira umwuka umurimo w'Imana ntabwo rero irarifuye kuko ari he ari kuri YouTube kandi kuba ari YouTube setini views egari kumenyekana bamubwira bati yo Jackie
Imana iguha umugisha natwe byatubabaje muracyaciriritse ku rwego rwo kubabazwa n'umuntu bise ko akorana n'imyuka mibi. No, akutekereza umurimo wa data. Hehe, data ni nyirawo. Bibiliya iravuga ngo ni njye muzabibu w'ukuri. yego Kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryo kuri jyewe ritera imbuto, data rikuraho rikuma akarijugunya mu mubiri, ngo ariko iryera imbuto aryaganyaho andi mashami. Mwirwanirira Imana, nimuyihorere, yuzirwanirira ifite imbaraga. Haleluya, ifite imbaraga. Iyafashe covid ikayita mu nyanja yitwa kwibagirana. Sengero zari zifunze, nta muntu ufite ibyiringiro ko azongera guha mugenzi w'ikiganza. Imana nimuyireke, twabonye ikura kumena amaraso muri iki gihugu. Tuyibonye ejo bundi ihagaze ku mipaka y'u Rwanda, Gisenyi batangiye guhunga. We mwitonde mugende gake, ahubwo mutayitera gukora ibintu mudatekereza, igatwikurura n'ibyo mwatwikiriye imyaka n'imyaniko. Iracyababikiye ibanga, nimuyireke. Iyi nimuyihorere. yego Kuki mushaka kwishira hanze? Nakura iki kirego muri RIB, nicyo musabye. nako nuva Kandi akora ikiganiro, buretse gato, akora ikiganiro, ndabiza akorana na Nkunda Gospel, himbaza na Himbaza simbizi, bakora ikiganiro ko icyitwaga ikirego cy'uko umukozi w'Imana yagiye kurega umupagani muri RIB. Imagine, si pasiteri wareze undi, si umuhanuzi wareze undi, yego ni umupagani wise umukozi w'Imana amazina. Ibi rero mama Julienne, please, waba wagiye kurwanisha umubiri, uburenganzira bwawe bwubahe nk'umunyarwanda. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa, ariko jya mu mwuka. abe mu mubiri. Julienne, jya mu mwuka. Kura ubu busa muri RIB. Oya, kura no. Turakubaha. Sinifuza nk'umukozi w'Imana kukubona ngo runaka ngo yashikirijwe ngo urwego rw'ubuginzacyaha ngo asobanura ngo impamvu yisuye nguyu ibi ngibi. Mama Apostle, please, ongera ube imfura wo kanyago. Ako Julienne yavuye kure, ntago yakishimira umuntu waza gukina ku izina rye. Orega twese nta wishimira ko izina ryacu baritoba, uretse nawe natwe ubwacu. Yego Sibyo? Nari naregane. oya nawe Uwaje akazana n'umwana akarira kuri kamera, ntago nzaho ibirego. Imiryango ya RIB kuri njyewe irakinze, ntago mpazi. Umuryango ya RIB irafunguye kuri buri munyarwanda wese. Uwanyibiye kamera se ugira ngo ubwo koko, ariko mwabaye muti. Erega uyu murimo narababwiye ngo one day, uyu murimo icyubahiro kirakonta, ndabizi mama. Amusosori bagukomerekeje, ariko kandi ntabwo kujyana ikirego muri RIB kiza gukuraho ibikomere, ahubwo nibwo ugiye gukomereka. Yigire ku birenge bya Apotre Gitwaza. Rwose nagisha abakozi b'Imana hejuru iyo barahari bahuye niba hari umugabo wamaye isomo rikomeye, yego Dr. Gitwaza, Imana imuha umugisha. Kiriya cyari ikirego cyujuje ibisabwa gushinja umuntu ko aba muri sirikeye. yego Umuntu akaza agatera kamera ati jewe nahuriye nawe aha n'aha, acishiza imbaraga ku mupfumu runaka ku kisatarese. Ubundi iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse, iyo uzakomera urwana intambara ikomeye. Ndasoje kandi ndigendeye. Inama Abakristo muri Grocery umusi, yego no kwa Gitwaza. ni bareba icyabajyanyeyo. Nibasanga nta buhashi buriyo baveyo. Nibasanga bafashirizwayo, bakabona imirimo y'Imana, bicare hamwe akabuno gashyuye, kugeza igihe Yesu azazira gucyungura itorero. Nize bafite ikihe kibazo? Ubiri nizi koko iki ni ikintu cyakwica izina rya Julienne.
ariko Bakame yabonye ko yakoze amakosa, aza ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi araza aravuga ati mumbabarire aho navuze nawe umukozi w'Imana. oya nyine nibyo nababwiraga Yego. naha nshaka Julienne niyerere Bakame imbuto, ahubwo Julienne ashake Bakame Yego. bicarane amubwira ati mwana wanjye wabitewe n'iki, Yego. amurambikeho ikiganza amusengera amushyikirize Kristo kandi amwatureho umurimo w'Imana. Noneho izina bise Julienne Bakame nawe bazarimwite. Muntu yigeze anciraho mu maso ndi kubwiriza igikondo mu muhanda, nari kavuza nduru wo mu muhanda, haraza nkubita igishishwa cy'umuneke ati fora ninde ugukubise, ndamubwira ngo mu izina rya Yesu aka kazi Imana yari yarampaye kivuga butumwa byo mu muhanda nkakwatuyeho mu izina rya Yesu, ibi ngibi ukoze bazagukorera ibikubye 7 nawe uri muri aka kazi. Nubwo buryo wamusengeyemo reka reka Imana yahise inkura mu muhanda. Uwo mwana w'umuhungu ageze imbere ahura n'umukecuru witwa Coceya w'inyamirambo kumumena. Abantu bazi Coceya niba kiriho ntago mbizi. Coceya kore iki? Coceya yari umukozi w'Imana muri ADPR aho mvuze. Yego. Kumumena ADPR mumena. Yego. Haramufata barasenga, ubu tuvugana byarangiye nawe agiye mu ivugabutumwa ryo mu muhanda. Ibyamubayeho ntabyo nzi ko naba mbeshye ko se namugendagaho buri munsi. Bya bindi wamwatuye byamubayeho. Julienne wo kabyarawe hamagara Bakame umwicaze muri biro yawe umubwira uti mwana wanje Yesu aragukunda. Rega nimuwabwire neza, dufite abantu bagiye bakomeretswa n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe, dufite n'abandi bibyihebe badatinya umurimo w'Imana n'izina ry'Imana. Mubarambikeho ibiganza mubashikirize Kristo, wazahagarare muri Grassroom ku Ruhimbi turavuga ati ni njyewe Bakame. Kumvise ikintu kizamura izina. Yego. Aze muri Grassroom abati ni njye Bakame wanditse ku rubuga rwa X mvuga ko uyu mumama akorana n'izi mbaraga ariko ndahamiriza isi yose n'umukozi w'Imana. Arahamiriza isi yose yuko za mbaraga nawe agiye kuziyoboka. Urumva? Ntaho byo kuvuga ngo ribungu ibiki oya kandi muramuki munyemerere nigendere. Yego. Nta mama ngira Kigali umpangayikiye ndi papa nk'imama kanigire kwirwanaho ndebe ko nabona yarandirode. Yego. Yesu abaho umugisha rero. Yego. Reka tugushimire tu. Murakoze cyane. Ako twasoza udusengera. Mana yo mu ijuru ufite imbaraga. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro. Tugufite byo ntitwifuza undi murengezi. Uyu mubyeyi numukomeze n'abandi bari mu rugamba rw'umurimo wawe. Izina ryawe ntiritukwe mu izina rya Yesu amen. Imana baho umugisha. Yes, reka dushimire mwese twabanye mwa kino kiganiro by'umwihariko wewe wakoze subscribe kuri channel zose. Imana iguhe umugisha. Wowe utarakora subscribe nawe iyo mwanya kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.